cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsimuzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my beautiful ladies and gentlemen, reka neza kubisomeza neza cyane. Iyi ni DONTV nk'ibisanzwe byangura bize neza cyane kwanga twatwiza amakuru menshi y'imyidagaduro aba yagiye akwirakwira hano hanze acaca ku mbuga nkoranyambaga yaba mu Rwanda ndetse no hanze, yewe n'amakuru twivaniye ku isoko twabagiye tukajya kure cyane tukagira aho ibintu byabereye, hanyuma amakuru tukayazana ari menshi cyane. Ikintu usabwa we ni kimwe, ni ukumenya ko wakanze subscribe kuri DONTV, hanyuma ibindi byose ukabiduharira. Dutanga itambo byigiye kugira ngo tegure inkuru nk'izi ngizi tuzikuzanire tuzikugezeho ziteguye neza cyane nk'uko uri kubyumva, ijwi riturika, amashusho ameze neza cyane, ibintu byose ari fresh. Nta kintu cyushaka kutubana hano igihe watwizereyemo ugakanda subscribe, ikindi kandi ukajya uduha feedback zawe unyuze muri comment section kugira ngo ibintu bigende bigira neza kurutaho, utubwire uko ibintu byumva, abari kitameze neza ukatubwira tukagikosora, kandi ibyo bimeze neza ukabishima, ibintu byose ari fresh cyane. Hagati aho ngaho rero ngira ngo wamaze kubona ko kuri screen yawe hamaze kujyaho bita The Ben Tiger B, ndetse ukimara kubona ikiganiro ngo wahisubonaho n'ifoto ya mama we, bivuze ngo hari ahantu iyi nkuru igiye guhuriza ibyo bintu. Nubaho hano ntabwo tuba tugutubura, byose tubizana ikintu ubonye nta makabya nkuru ajyabamo, tubikora professionally. Ikintu cyari rero no munsi nibwo The Ben yakoze ikiganiro arangije avuga byinshi ku bijyanye n'ubuzima yabayeho we na mama we, uburyo yabanyeho na mama we. Murabizi neza cyane ko ubundi usanzwe umuhungu umujene na mama we ari abantu bakunze kuba bafite uburyo babanye byihariye cyane kuruta uko cyane cyane babana n'ababyeyi babo b'abapapa. The Ben rero yaje kuba agaragaza amarangamutima ye ku buryo yabanyeho na mama we mu gihe cyashize. Agatanga The Ben yaje kuvuga ko buriya ngo we na mama we banyonye mu bihe bikomeye, aho mama we yari we muntu wa mbere ukora byinshi kugira ngo mu rugo babeho, ashyiramo imbaraga nyinshi cyane, ari we ugerageza kugira ngo providing ibintu byose bakenera mu rugo. Mu buryo yabivuzemo ahangaha ntabwo yigeze agira ahantu azanamo papa we, cyane ko wenda ari n'umusaza waje kwitaba Imana mu minsi yashize, tunamwifuriza iruhuko ridashira. Ariko muri kino kiganiro yakoze nta hantu yigeze avugamo papa we. Yagarutse cyane ku kuvuga ko mama we ari we wagize uruhare runini cyane mu kugira ngo babeho, yageragezaga gukora buri kimwe cyose gishobora kugira ngo providing ibyo byose bakenera, basic needs zo mu rugo, haba kugira ngo bajye ku ishuri, haba kugira ngo barye, haba kugira ngo base neza, buri kimwe cyose ni mama we washyiragamo imbaraga kugira ngo icyo kintu kigerweho. Aravuga ati rero hagati aho ngaho nkimara kubona uko mama yari abayeho, imvune yavunikaga n'agahinda yagiraga, wenda urumva iyo bimeze uko biri kose ntabwo haba habura n'akantu karakaza umuntu kamubaza. Yavuze ati njyewe ahangaha yagarukaga ko yakoresheje imbaraga zose zishoboka, ndetse akagira side hustle, akagerageza kwirwanaho kugira ngo ubuzima bugende neza, kugeza naho we yavaga mu rugo akagenda gushakisha scholarship kugira ngo abe yabona ukuntu yiga. Hari abantu mushaka scholarship kugira ngo mwige wenda amakaminuza, mujye hanze, mujye icyo gihe yashakaga scholarship yo kugira ngo yige O level cyangwa se troncome kugira ngo yige superieur. Yaje kubavuga yuko buriya mu myigire ye ababyeyi bagizemo uruhare ruto cyane mu bijyanye no kwishyura amafaranga y'ishuri, aho wenda wo mubyeyi yahasorinze ya struggles kugira ngo yishyure amafaranga y'ishuri igihembwe, umwaka kuva mu wa mbere kugira mu wa gatandatu secondaire. Ariko yavuze ko mu myaka yize yose y'amashuri hafi ya yose yahirirwaga na scholarship zaturukaga ku kuba yarazi gukina, yari umukinnyi mwiza cyane cyane umukino wa soka. Uretse ko wenda no ku bantu bamumenye babizi neza cyane ko The Ben yari umwe mu bantu bakinaga neza football, ariko yatangaje ko ngo umukino wa soka uri mu bintu byatumye abona scholarship zo kugira ngo yige arangize amashuri yisumbuye, agiraho ari uwo ngubu, agiraho tumubona uwo ngubu. Ni ibintu yaje kuvuga ari mu kiganiro na Jado Qatar kuri BMB FM. Ibintu yaje no gutsindagira cyane, avuga ati buriya ntabwo amafaranga mu rugo bigeze bishyura kugira ngo nige, kugira ngo mbe hari amafaranga menshi cyane. Ni inkuru nziza mu by'ukuri. Ikindi nyine yagaragaza ko we na mama we ari abantu bagize uburyo babanamo bwiza, ari umuntu akunda cyane, ari umuntu n'ubu ngubu agihasoringira, akirwana kugira ngo abe yabaho neza, kugira ngo abe atagira imvune nyinshi nk'izo wenda yagize The Ben akiri umwana, ataragira icyo abasha gukora. Gusa hagati aho ngaho
nubwo The Ben yaje kuba atangaza ko akora ibishoboka byose ashyiramo imbaraga nyinshi zishoboka kugira ngo family ye ibeho neza, nubwo yaje kwibanda kuri side ya mama we gusa, ngira ngo mu minsi yashize mbere yuko na papa we yitaba Imana hari amashusho akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, hari abanyamakuru bamusuye aho yarari bamukoresha ikiganiro, baza kugenda bamukoraho ibiganiro nk'ibyo ngibyo, abantu baza kugenda mu ma comment bitewe n'amashusho uwo munyamakuru yafashe hano uwo mubyeyi yarari, hanyuma agaragaza nyine ko ubuzima butameze neza, ariko icyo gihe biza no gutera ikibazo, cyangwa icyo gihe The Ben ni ibintu byamubaje cyane bimukora ku marangamutima. Urumva nawe kubona umubyeyi wawe umunyamakuru yagiye amusanga ahantu runaka, n'igihe abanyamakuru bafatirana umuntu wenda umuntu yitambukiye, for instance wowe unyuze wenda mu byaro runaka ahantu cyangwa no mu kazi by the way, hanyuma umunyamakuru akaza akagusanga aho ngaho akagufatirana, cyane ko buriya ababyeyi bacu aba bapapa bakuru aba bamere bakuru ntabwo bafite amakuru y'icyo abo banyamakuru bagambiriye cyangwa se ikintu amashusho bagiye kuyakoresha. Icyo gihe baramufatiranye ari ahantu hamwe yicaye, bafata amashusho ari ahantu hadasa neza, even nawe adasa neza binashoboka cyane ko yari ari mu kazi, hanyuma barayazana. Icyo gihe The Ben iramubaza cyane bitewe n'ukuntu kuri kamera uwo mubyeyi bamugaragazaga, ubona nyine ko adasa neza, ubona nyine ko uretse ko wenda ari n'umuntu ushaje, yaranashaje nk'uko uri kubona kuri screen yawe, ngira ngo uri kubona ko ari umusaza mukuru, ari umusaza mu by'ukuri wari ufite imyaka itari mikeya, no kugira ngo nyine yiteho hasi nk'uko The Ben agaragara nk'umuhungu yari ibintu bishobora kugorana. Ariko ingira ngo ikintu nawe uri kubona aho ngaho nuko mu by'ukuri uwo musaza nawe nyine yari umuntu mukuru. Hanyuma icyo gihe mu mashusho barayagaragaje, abantu baza gukomeza kugenda baza ngo ariko ubundi The Ben abayeho abanye ate n'umuryango we, ko ikigaragara nta kintu yigeze abafasha. Ariko ibyo ngibyo uko twagiye tubibona ndetse uko twagiye tubona famiye ye, kuko hari n'igihe twagize cyo kugira ngo tugire ahantu iwabo batuye, ikintu gihari nuko nkuko nabanje kubikubwira, umuntu ashaka kumufatirana cyane cyane hano ababyeyi bacu batazi ibintu biba byiri hano ku mbuga, batazi kiba kijya imbere ku mashusho, hanyuma umuntu bakamuzana gutyo, ariko mu by'ukuri ni famiye ibayeho neza, ifite uburyo ibayeho. The Ben hasoringa cyane kugira ngo famiye igire uburyo bwiza ibaho, nk'umuhanzi ufite amafaranga, nk'umuhanzi wiyubatse, umuntu ubayeho neza mu by'ukuri, nkuko nawe yabitangaje ko igihe cyose yarwanira kugira ngo mama we abeho neza. Ntekereza ko n'impamvu atigeze azanamo papa we cyane ari uko kuri ubu ngubu ntawe uriho yitabye Imana, tunamwifuriza iruhuko ridashira, akaba ariyo mpamvu atigeze amugarukaho cyane, aho ati njyewe ngubu mpasoringa kugira ngo mama wanjye abeho neza, ye kugira agahinda nk'ako yigeze agira tukiri abana, tugihasoringa nta kintu turageraho. Cyangwa nibyo ngibyo byaye biri hanze. Gusa mu gusoza reka nsigeho agashusho gato ya The Ben ari kuvuga n'ubundi ku bijyanye na life yabayeho na mama we, uburyo yagiye abaho n'imikino, ibyo yagiye akora kugira ngo yige, ubu uri kukareba. Ariko hagati aho ngaho ukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya DON TV, twongeye gura mu biganiro byacu bitaha. People think I'm a mom's boy because kuko urukundo mukunda, ndabizi abantu bose bakunda ababyeyi babo, baragese ngira amahirwe yo kuba nabivuga kuko ngira kamera zinzi imbere kenshi, ariko n'abandi bose nuko but nakuze ndi umuntu wirwanaho, kandi nkanabikora kenshi nashaka kugira ngo mama ahangayike, kuko twakuze abi tureba mu maso, twakuze ari we ntwari, ari we providing. So it got to a point mu myaka yanjye ya mike cyane, ngira ngo niyo myaka twanahuriragaho na munsi yaho, ni wa mwana wabashaga kuba najya kwishakira scholarship, probably mu myaka 14 twaka 14 ndi mu kangahe, nkajya kuko nari nzi gukina soka cyane, abantu benshi barabasha kuba bize, so nkajya gushaka scholarships kugira ngo amize ibigo bitandukanye kuri scholarships. So cyo nshaka kuvuga ni iki rero, nakuze ndi umuntu ushaka kudahama agahinda mama yakuriyemo cyangwa se yabayemo, nakuze ndi umuntu ushaka kukamukiza up to now.